Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Yego man. Papa, izi nkoko zose zageze hano ryari? Umuto, uyu munsi nawe waryamiye urakabya. Ubu se urabona nsane. Uretse kubona ivumbi ryakuzuye se, wagira ngo hari ikindi mbona. None ukaba uri kwibaza niba izi nkoko ari umuntu zisize hano. Ntumbwire ko ari wowe uvuye kuzigura. Papa, nubwo naryamira ariko nawe urazinduka ugakabye. Ubu se wazizanye wenyine ko mbona ari nyinshi? Umva umutoni rwose. None se wagira ngo nkuzanire nk'ebyiri gusa. Nahaye kira ko umunyonzi arazinzanira. Kandi urabona ko zose zitangana. Hari n'izikuzeho gato n'izikiri udushwe. None se ninjye waziguriye papa, ariko njye ndabona zose zikuze. Hataba wowe se hari undi mwana ngira? None se kuba ari njye mwana ufite bivuze ko ibiri hano byose ari ibyanjye. Ubu se kugura inka hari ubwo uvuga ngo ni izanjye? Ariko nazo ni izawe. Uretse ko aho bitandukaniye izi nkoko ari wowe uzajya umenya ibyazo. Washaka ukanazigurisha. Ariko nsanze wangurishije inka. Pandoka rubirima twabipfa. Urinda uroga rubirima se ariyo nagurishije. Ahubwo se papa, ubizi nkoko nzazishobora? Erega mwana wanjye, nifuza ko wagira ikintu kikwinjiriza udufaranga. Kuko ntifuza gukomeza gusabiriza icyo ari cyo cyose kandi ufite umwana ugomba kwitaho. Ubushize se ntitwabiganiyeho? Yego twabivuganyeho, ariko ntabwo nari nzi kwagura inkoko zingana zitya. Use ko waguze inkoko zisaba no guhahirwa, urumva nzajya nkura ya mafaranga yo kuzigurira ibifu n'ibindi zirya. Uyu muto, uzajya uziragira hano hanze nubona umwanya nko ku mugoroba ku buryo nta hantu uzajya. Kandi izi ni nziza ntiziguruka cyane. Hanyuma rero ibyo kuzihahira byo wibitekerezaho. Ahubwo se uzizajya zirara he? Ahubwo niba umwana asinziriye wamufasha tugatunganya aka kazi. Nta kibazo papa, reka njye kumworosa nze mufashe. Ahubwo buretse gato. Harya Valerie ari ku bitaro bikuru. Nshaka kwinyuzaho tuzi nkareba ko namugeraho uyu munsi. Oya papa, ku bitaro bikuru ntabwo bigeze bamujyanayo. Aracyari ku kigo nderabuzima. Ahubwo se uragiye urya ariko nanjye hari ahantu nshaka kujya uyu munsi. None se ushaka kujya? Ni hafi papa. Nshaka gusura umukobwa uri kubakisha. Nabonye ari umwana mwiza kandi nawe yaje kunsura. Nshaka rwose gutemberaho gato nkananura n'amaguru. Dore kuva nava mu bitaro sindava hano. Uyu muto, kujyayo ni ngombwa. Ahubwo mfasha tugire vuba turebe ko izi nkoko twazishira mu nzu yaso. Ubu nijye ku bitaro sintindayo. Ko wumva se kiri muri koma uhageze ngo uriya mukobwa umurwaje hari byinshi twaba tuganira byatuma ntinda. Urakoze papa, ndaje mworose neza nze ngufashe. Umuri. Waramutse umuri. Ariko ubona uko atari kunyumvara. Ngiye kumwita akazina nibwo ari bwikirize. Nyiramuko. Bimeze bitera? Nta mahoro Dari. Amba, Dariya nakumirwa. None se kugusuza no kukubuza amahoro? Wimvugisha byinshi muko, komeza ujya aho ugiye njye undeke. Ariko se urakomeje. Uzi ko wirakaje koko. Suhuza ureka amatiku. Ubundi se twapfuye iki? Kandi wumva nabi Dari. Mbabarira ugende sinshaka kugirana ibibazo n'abantu kubera wowe. Ubu se kumwaze mu ntoki urahiyema? Ariko se umurimo. Ni urwango ufitiye cyangwa uri gukina? Nakomeje kubyita imikino ariko nukuri mbabarira umbwira icyo twapfuye. Ninsanga ari ikosa rikomeye. Wakora ikosa se? Uzi n'ikindi Dari, tuve muri iyi nzira hatagira umuntu usanga duhagararanye. Aha. Ariko se mana yanjye. Ubu koko nakoze iki gituma mfata utyo muri? Mbabarira Dari, nanjye singe rwose. Urabizi ko wowe n'inshuti yawe ngo nodire mutanyifuriza amahoro na gake. Sibyo? Oya pe. Nta kibi tukwifuriza. Ndabazi di, ariko muri ibeshya sinzongera gutoroka ngo nuko umusheri wanyu yamvugishije. Nta kindi munyifuriza amaze kubamenya. Ngo mpora nikurura kuri Ben bigatuma afu akenda gusara kandi nta n'ikintu mpanga nawe. Umuri, nkusabye imbabazi ku ruhande rwanjye. Ariko nawe dira umubabarire kuko nawe siwe. Wagira ngo nibimukoresha. Urukundo akunda Ben nanjye runtera iseseme.
ahandi hose aba ari muzima, ariko iyo yumvise ngo hari umukobwa wavuganye na Ben, nubwo byaba ari ugusuhuzanya arasara akaba yanakwiyahura. Hanyuma se Ben ni njye mukobwa asuhuza gusa? Ni njye avugisha gusa se? Kuki se adasariye yavuganye n'abandi? We nturi umukobwa? Iyo wavuganye na Ben Odile arasara. Jya ureka imiteto mwana. Nyine kubera ko wowe usa n'uturanye nawe, aha arakeka ko hari ibindi mupanga. Gusa nagerageje kumwumvisha ko ari ubucuti busanzwe, kandi mbona haviriye mu bitaro yaratangiye kubyakira. Uravugisha ukuri? Nibyo pe, ariko se muri kuko ntabwo wigeze ukundana na Ben, ko Diri iyo yumvise izina ryawe afuha nanjye bikanyobera. Sibyo navuze, ubwo urongeye. Wibifata nabi, ndagira ngo tubiganireho birangire, ubutaha tutazabigarukaho. Ni ukuri Dari, sinigeze na rimwe nkunda cyangwa nkundane na Ben. Ubu se ndahire nte kugira ngo ubyemere? Wenda reka tumuhamagare. Byihorere, ubundi se ugira ngo njye birandeba cyane. Bitakureba se nturi inshuti ya Odile? Gusa Ben turaziranye, munyuzeho ntiyabura kunsuhuza nk'abandi bose. Ariko ubundi ubona ndusha ubwiza Odile? Noneho umwana wo mu bakire kuriya? Umuri, mbabarira utansetsa pe, gusa nyine ntibyari byoroshye, kuko n'ubu Odile amenye ko turi kumwe yabizanamo Ben, noneho igihe utoroka umuriro wari ugiye kwaka. Byagenze bite se we? Abantu bose bari basizoye, bamenye ko wahunze kubera Odile yaje mu bitaro, ugata umutoni kandi ari we wari umurwaje. Mutabazi ashaka kubyinjiramo. Ni birebire sinabona uko mbivuga. None se ko wenda Odile wafuhira umukunzi we, uwunzize iki? Odile ni inshuti yanjye, iyo umushajije rero ninjye umusubiza ku murongo, ariko njye nta rwango nigeze nkugirira, kuko ibyo Odile yakoze byari ubusazi. Nzabigusobanurira neza uzasanga nawe atari we. Njye rero kuva nagaruka, iyo nkubonye mba numva ngize akajinya, ariko nuko tutari twakaganiriye. Uzi ko mwari mugiye gutuma mva mu kazi kandi aribwo nari nkikabona? Kugeza nubwo nkusuhuza ukanyihorera? Humura ntibizasubira. Nawe urabizi abakobwa hari ukuntu nyine dushyigikirana. Ubwo rero mba numva kuko Odile amfata naho ari kumfata, bikantera kubashyira mu gatebo kamwe. Ahubwo uzaza tujyane gusura Odile kwa muganga, wenda nzamufasha kubona ko nta ribi ryawe. Koko se? Keretse niba utabishaka. Sinabyanga, kuko n'ubundi natinyaga gusura Valeria ngo ntazahurira na Odile kandi ari we umurwaje bikaba ibibazo. Ariko sinzi niba bizoroha. Wowe ntugire ikibazo, nzabanza muganirize, ntibizagorana. Ahubwo mpa nimero yawe tujye tuvugana, nubona umwanya uzambwire tujyane kugemurira Valeria na Odile. Harya aracyari muri koma? Ubanza harakirimo, ariko simbizi neza. Ndabanza mbaza Odile ndaza kukubwira. Sha urabukoze. Ngaha ndika nimero yanjye nikomereze ubwo turavugana. Mutima ki? Ushaka kongera kunkubita muki? Yego hanyuma se ubwo baye kimada? Muki, wongeye kunkubita noneho ndaraye nahita ngusiga muri iyi nzu. Ariko n'ubundi aho bukera ndagenda, singiye kumugazwa n'iki z'abasinzi. Erega ubwo ndumva wangurishije. Mana koko kuki wahisemo kumbana n'uyu mugabo w'umusinzi utahakenda kunturitsa? Ariko uri kurira ukomeje. None se ibyo uri kuvuga n'ibyo warose? Cyangwa ni inkuru z'abandi zakubabaje? Ninde bakubise nta kuryo babigeze ibyawe? Wibagiwe ikiza mu matwi waraye unkubise muki? Ugatinyuka ukankubita kandi nakubazaga impamvu ugarutse nta kintu uzanye. Ujya kugenda ntiri wambwiye ko ugiye guhaha ibyo turagemurira mukecuru. Nkirwa ngutegereje bukenda kunyeraho, aho uzi ukandaza kunkiza mu matwi. Nihanganiye byinshi, ariko ibi byose nabishobora. Mbega naho byageze. Uzi ko ndi kumatsa n'uri kurota. Ibintu byo kugukubita gutaha nijoro. Ariko ndibuka nageze hano nijoro ahari. Ariko nibyo nibuka gusa. Ubu uri kuvuga ngo nagukubise iki nkumva numiwe. Muki, subiza yego cyangwa oya. Mbaza. Ubundi wanshakiye iki? Nagushakiye iki kindi se kitari ukubaka? None
none se ushaka kwiyindi ivamo? Wabonyeho umugabo ukubita umugore utwite? sheri Unyita sheri n'inki wankubise? Sheri nabagusindisha bakagusaba no gutaha umpondagura. Ariko mana nziriki. mutima uke wanshinja ibindi byose ariko ibyo kuguca inyuma bisubiza aho bikuye. Inzoga nanyweye nayo nasomye ku icupa rimwe, nanyuze ku basore ku muhanda bansomye ku icupa bari bari kunywaho ngira ngo ni ibisanzwe. Kuva ubwo sinongeye no gutekereza. Nibyo uri kuvuga by'uko naje nasinze simbyibuka cyane ko nibuka n'ukuntu nageze hano, ahubwo se ubu nariye ko numva inda yafatanye n'umugongo. Ubwo si inzoga wasomaho rimwe ukaba ibyatsi kuriya niyihe? Cyangwa usigaye nk'urumogi simbimenye? Kandi uzamfungisha kubera umunwa wawe. Ibyo bintu by'urumogi bikuye. Ndi kukubwira ko bansomeje ku icupa, ibindi birakureba. Nuko nyine. None se kutambwiye? Nkubwira iki? Ko nshonje, aho sinatashye nasinda nkibagirwa kurya. Uyobe ko wari wagiye ugiye guhaha se? Warangiza ukaza unturaho isindwe ryawe ntanariye. Yamenye kwihahira niba utayamariye mu nzoga. Ushaka kunsembura mutima uke? None se sheri ntabwo washakaga kumbona? Ibyo bintu sinabikubujije. Igute se naba nashaka kukubona? Ahubwo nsubiza ibyo nakubajije. Sheri duherukana ryari? Igihe nza mu bitaro. None se ubwo wumvaga ntagukumbuye? Kunkumbura nibyo kuko nanjye nari ngukumbuye. Ariko icyo nakubajije ntaho gihuriye nabyo. Njye wakabaye nza kugusura kuko wowe ufite umurwayi uri kwitaho. None se ubwo wamusigiye nde? Tante se wagize ngo uko wamusize niko kimeze? Siko ku mugoroba yakangutse. Uravugisha ukuri? Mbega byiza. Noneho umusize yakangutse. Oya sheri yongeye asubira muri koma, ariko abaganga bambwiye ko mu minsi mike arabakize. Ibyo nibyo abaganga baba bagira ngo utiheba. Umuntu wenda gukira asaba muri koma. Nyamara nanjye nabonye yenda gukira. Ubwo ari sheri wanjye bivuze reka mbyemere. Ubwo se ubyemeye kubera njye? Umuntu dukundana nkawe ntabwo yambeshya sheri. Ibyo mbwira byose njye mpita mbyizera. Mbega byiza, urakoze sheri, nanjye ndakwizera. Ibyo mbwira byose mbanzi ko ari ukuri. Sheri. Karame. Sheri. Karame. Sheri. Ariko mana, ubu se ntabwo uri kumva ko nitabye sheri? Sheri urankunda? Ndagukunda. Urankunda koko? Ese ubwo wabaye iki? Cyane ahubwo. Ndagukunda bya nyabyo sheri. None se ko wambwiraga ko nyizera, ukaba uri guhakana ko ngukunda kandi ari njye mbibuze? Ntabwo ndi sheri wawe. Uzi impamvu se ndi kubikubaza? Nayo nzi. Nshaka kugusaba ikintu gikomeye, ariko niba unkunda kiroroshye. Nta kintu wansangishoye ngo kinanire sheri. Okay. Gahoma ibiganza byawe byombi. Ngiye kubikubaza undeba mu maso. Odile, wakwemera ukazabana nanjye mu buzima dusigaje ku isi? Ukambera umugore mu gihe nzaba nkiriho? Ibi bitoki se birimo icyeze wenda? Ariko ninjye wikozeho. Ndakunze mukiza ngira ngo sinzongera kubabara. Ariko ndabona aragahinda kashukanye amashami menshi. Mana kuko nzakora iki? Ngiye gutema iki gitoki nubwo kiteze neza. Nindangiza njye gushaka mu myenda mukiza, hari ubwo nabonamo yo kugura umunyu. Agira kunyicisha inzara atahe yasinza nkubite. Mbabajwe n'uyu mwana nwite. Ariko hari numvise nabi. Ubu si umuntu uri kurebera mu rutoki? Yewe uri mu rutoki? Harya ntiwitwa mutima ukeyera? Dari, ni wowe? Ni njyewe. None se ubaye iki ko mbona uri kurira? Umva, ibyo bivemo wigira hino uzo nkwibarize. Waramutse se? Waramutse. Akira agatambaro wihanagura ubone kumbwira. Kihorere Dari, ndihanaguza intoki. Ngaho rero mbwira icyo wabaye. Niwabyumva Dari? Hari igihe umuntu aba afite ibibazo byamurenga agashiduka yarize. Nanjye sinzi impamvu ndize. Ni ibibazo biba byandenze. Ihangane disi.
none se wavukiye inaha? ahubwo se wagize ngo hari n'ahandi hantu nzi hatari inaha? Ibyo ni byiza. None se kuva kera wazaga hano? Hano kwa mukecuru se? Yego. Ntabwo nahazaga cyane, ni rimwe na rimwe nabwo hari abashyitsi. Nuko arwaye kandi wakaje kugaburira ihene akaba ari mwebwe mutagira icyo mwitaho. Ubu se hano hantu uramutahareba? Winyongerera ibibazo Dari, ahubwo reka nkubaze icyo nguhamagariye. Ibyo mvuga se si ukuri? Ubu mwakabaye mutaranamusura koko? Winyurira nanjye sinjye, ahubwo nyibwirira ibintu byose uzi kuri Mukiza. Nubishaka umbwire nze mbe ngufasha no gukubura. Yewe niba ari ukunguka ndwaza rwose ntushake witahire nzi rwasa. Mukecuru, nukuri ngusabye imbabazi. Nsaba imbabazi ziki? Nukunguka ndwaje? Oya ni ubwa mbere bibaye, kandi nabwo sinatinze. Kandi ntabwo natinze. Ubu se nisangahe? Amasaha ntagiye kuba hafi angahe nkangutse. Niba reka ngusobanurire. Byihorere ndakubonye ntumbonye. Ko ari uko nakangutse muri iki cyumba hari umuganga wagize ngo simba nahuye n'ibibazo. Ahubwo Imana ishimye ko ubukangutse, numvaga mfite ubwoba. Ariko uwikize nushaka unuke. Nanjye amakosa ndabyemera ko nayakoze. Ikibazo nuko wagize ngo niko buri gihe byabaga bimeze. Nanjye ndakurenganya. Uretse kuba uri umwisengeneza wanjye se. Ubundi niwe wakabaye ndwaje. Simfite umuhungu n'umukazana. Ihangane rwose. Ariko nanjye ndi umwana wawe. Kandi wowe bafite inshingano nyinshi. Byihorero di. Nijye ubizi. N'ubundi Mukiza n'ishyano rye. Ngo ni mutima ukeye. Bifuza kumva. Oya kandi nanone. Ahubwo se ko mwana sonde bazigukuyemo ntushonje ngo ngutu buto. Two bujeni yaherutse kuzana twose turacyahari. Twihorere sinshonje. Ndaturya mu kanya. Erega nayibonaga kurakira. Nijoro wakangutse wongeye gusubira muri koma. Abaganga barambwira ngo nta n'icyumweru tumara hano simbyemere. Ariko ubu ndabyizeye. Yo, urakoze disi. Ubuse koko nzabona icyo nkwitura. Ibyo byiguhangayikisha. Ko buriya ngufata nk'umubyeyi wanjye. Urakoze cyane di. Ndabizi nawe uba wifitiye utwo wibereyemo. Nakangutse bambwiye iminsi maze hano numva nkugiriye impuhwe. Ngaho mbabarira kuba nari ngusakurije. Nkubaze impamvu wari wansize. Numvaga nsa n'uwakurakariye. Ni ubwa mbere nkubonye usaba imbabazi pe, biranangaje. Wa mwana we, uzi iminsi nsa n'uwapfuye. None maze kubona ubuzima ari ubusa. Umuntu abishoboye yajya aseka. Ahubwo nahugiye mu kuvuga nabi nibagirwa kukubaza uko byangendekeye ngo nisangaho. Abaganga bansobanuriye, ariko sinzi ngo navuye mu rugo nte. Ndibuka ko nari ndyamye mu rugo gusa. Gusa mama, Mutoni wa mwana wameze ate? Hanyuma rero ubugeze umva mfite amatsiko ya danje. Babarira umbwira ukuntu wamugoye hejuru. Ariko mana yanjye, nawe watesha umuntu umutwe ugatuma atagira icyo akubwira. Icyo nkongera ni uko uri igifura Beri. Ubundi se si ukumugwa hejuru. Ndakuzi ubwo ugiye kunserereza singukira. Ahubwo se yakwakirije iki we? Ese ko washyushye ma? Nshaka nakorera simbikubwire kandi. Ngaho natuje nyibwirira. Sindongera kukubaza umbwira ibyo ushaka. Ariko Mugisha yarahiriwe. Nubwo ntari umusore, ariko umukobwa mwiza nkawe. Ndi nk'umusore akankunda. Ewana, naba nibereye mu kajuru gato. Harya ngo ugiye guceceka nkubwire? Nako reka nceceke sinongere. Wagezeyo usanga ahese. Uri umusazi Briera, ni ukuri. Nagezeyo nka 11:00. Ariko ubanza zitari zakageze neza cyangwa zikaba zari zirenzeho utunota. Icyo nzi cyo nuko nagiye kubona nkabona buhise bwira. Nkumva nsa no hamaze amasegonda. Ntiwumva? Abandi bana. Ubwo subaha iki?
sha nanjye ndashaka umukunzi aho bukera. Komeza unyibwirire nako. ubundi hari ibyo nasimbutse, reka mbikubwire mpereye iruhande. Ubundi ni ibyo nashakaga. Reka mpere mu rugo. Namaze nk'isaha yose ndi guhitamo agakanzu keza ndagenda nambaye, ubanza ari byo byantindije kuko naburaga ikintu ndamujyana imbere, noneho mutunguye. Winseka mwana, sinzi ukuntu naguye kuri ka gakanzu k'umweru n'umukara. Kakandi waguze turi kumwe? Ako. Hanyuma navuye mu rugo ngenda amaguru adakora hasi ngo ntiyanduza, ariko n'ubundi nageze hafi y'aho nahindutse ivumbi ku maguru. Ubwo mbanza kwihanagura, ndangije nisiga amavuta, ubundi niteraga parufe gakeya kugira ngo mugereho ndi guhumura. ariko urasetsa. Ubwo si ugenda mu modoka cyangwa ugatega akamoto, ntibari kugerayo usa neza? Nawe wikabye. Ahantu hose najya ngenda mu modoka nkabivamo, ahubwo se mbikora aba yaramperekeje. Ibyo bireka ukomeze unyibwirire. Utangiye kugera ku byo guherekeza utararangiza no kumbwira uko yakwakiriye mu rugo. Si wowe se? Naturutse haruguru, Zuhuje asa n'uwikanze. Hanyuma ndagenda ndamuhobera. Sha numvaga ntamurekura. Mbabarira Beri, birancitse. Isekere Briella, ariko nukomeza gusekura tuma story itarangira. Nyine yambajije uko namenye, mubwira ko nayoberwa aho umuntu dukorana atuye nabishatse. Mbega story iryoshye. Mugisha, dushaka noneho ngurira akantu. Akantu k'iki se? Nawe ubonye umukobwa ugukunda aho wabereye, kandi uri yarenze ku bakobwa bose binaha, ubushaka wakwidunda. Ariko navugiye iryo jambo wanza warahise urirwara. Ridunda se hari impeta namwambitse? Gusa Ben ndikumva ntazi uko meze pe. Gute se kandi? Uzi ukuntu yamobeye mwana? Naraye mbirota. Sinzi niba bizamva no mu mutwe. Nubwa mbere umukobwa yangwamo kuriya noneho akamara nk'iminota 5 yanze kundekura. Noneho zo ukuntu yahumuraga. Sha biranshimishije kubona ukuntu wishimye. Nibura ubwo ufite umukunzi uzajya uguhumuriza, nanjye biranejeje. Umukunzi? Ben by'abakunzi bo biretse pe. Uriya mukobwa ntahambura n'udushumi tw'inkweto ze, wibukira kumwita umukunzi wanjye. None se uzi ko abakundana bo babaho bate? Hari ibindi birenze biriya se? Ariko mwego muba mwarabibwiranye. Ubu abantu icuro babwiranye nawe dire ko mukundana. Njye nubwo ndi kumva byatangiye kuza, ariko niyo waba ari wo muturangiza urupfu sinahingutse iryo jambo. Ibaze noneho nabwiye mabuja ko mukunda. Sha yahita nyirukana byarimba akananyirukanisha muri uyu mudugudu. Mugisha, urasetsa rwose. Oya mwana, ibaze noneho umukobwa ufite imodoka yakundanye nanjye. Kandi Mugisha, ibyo bintu tuzabipfa. Ibiki se noneho? Ibyo bintu byawe byo guhora wica amazi narabikubujije. Mbese ibyo byose nzabyongera. Buriya kuba mabuja Beriza yarageze iwanjye n'uwasuzugura yambona. Niwumva, ngaho nyibwirira ibyo mwaganiriye. Ndabiherahera, ariko shaho ni mwiza. Ni mwiza wongere ngo ni mwiza. Ntureba ko ntajya ngira isoni? We kumuvugisha byendaga kunanira noneho nkamuvugisha ndeba hasi. Wese byagenze bite? Ubwo se urumva nabimenya? Twahuje amaso rimwe numva ibikezi biramfashe nshaka kuzongera. Arambaza ngo mfite ikibazo. Mpita mubwira ngo nawe ntegereje gato ndaje njya ku muhanda ngura imineke 2. Ariko twahiriye gahoro ku buryo nk'iminota 10 yashize tutarayimara. Ariko uri kundangaza. Ahubwo se man, yaje nta kintu azanye. Irafite ka kapa bakire bitwaza gusa. Ka kandi babikamo telefone. Nuko mwakiriza imineke. Sha nawe urategura. Hanyuma rero mwaganiriye ibiki kuri kubitaruka? Byahese ko twarebanaga twese tukagira isoni ubundi tukareba hasi. Uzi ko hashiraga nk'iminota 2 twese ducecetse. Ariko nyine nk'umuntu w'umusore nanyuzagamo nkamutera stories z'ibiberi naha. Maze nawe sugusekaga kwenkwenuka. Ubuse Mugisha uzajya witwara ute ku kazi? Uyu munsi se ntitwari kumwe. Akazi nagakoze nk'ibisanzwe. Ariko twahozaga amaso ngahita nibuka mpobi. Ariko umbwira ngo uri umusore mwiza witonda, nkumva namwisabira kuzagaruka.
ubwo uri kwirengagiza ko n'amazi utari kuyanywa. Ni ukuri nagutumyeho nk'umuveterineri nizeye urantengwa. None nka yanjye igiye kugwa mu kiraro kubera gutinda kuza kwawe. Yego wagize se ngo uwo muhungu ntiyari kuza? Nkuko nyine abaveterineri nka bariya baba bari nyiga guhuma, ariko rwose ejo utahageze napfa kumutumaho. Use koko iyi nka kari itanga umukamo mwiza. Yewe mugabo. Yego. Amakuru yo ngaha none muzehe? Ni meza. Ahubwo sana yuko ari bwa mbere nkubonye. Yewe mvuye mu burengerazuba kandi no bwa mbere ngeze no kweri. Yewe reka maruke ngusuhuze. Muraho neza? Tumeze neza mwuka agira Imana mwe. Niko uzi ko uvuye kure wowe gacwawe. Ifumbire ko se ryakugeze mu rukenyerero. Waje n'amaguru? Urabivuga urabizi wa musaza, amaso nawe araguha. Urabona ko nta n'ikinga nigeze nicarako. Niyo mpamvu uvuga n'umunaniro rwose. Mu burengerazuba ndahazi ni kure cyane. None se ni amahoro? Amahoro yahe nahe ko byangoye. Urumva ntari gusobanukirwa neza ariko sobanurira. Wagize ngo biroroshe none? Ubu navuye iwacu yonje kurondera umugore wanje. Ngo umugore? Cyane muze ni umugore wanje. Ubwo rero nanse gutega kubera ko byari gutuma nihuta wenda nkamucaho sindanabimenye. Komeje kumvanga ariko. Ubwo si uwo mugore? Uwo muranda gusigura wumve niba wamfasha kumubona. Ngaho neza amatwi mbwira umvane mu rujijo. Niba umwaka uheze, niba utarahera, niba wararenzeho, naje sinibuka neza. Umugore wanje amaze amezi menshi ntaye mu nzu kandi agenda yansigiye abana babiri bakiri bato. Nyuma nza kumenya amakuru abantu bavina bambwira ko bahabonye umugore ushaka gusa nawe. Niko kwiyemeza kuza kumurondera nibura nkamubwira ko yabimukiye turi abana mu maso. Ya. Uwo mugore ndumva atagira umutima. Hanyuma se ubwo numubura? Kumubura byo ntibirimo kuko aho buca nzomubona. Abana se ubwo babasigende? Abaye mbasize kwa nyirakuru. Ariko rero dore umwijima utangiye kuza. Mu kuza kwawe se wateganyije aho urarara? Ubanza ari Imana yatumye duhura, nukuru nkigukubita ijisho nagize icyizere cyo kuramfasha nkabona aho kurarira ijoro. Niba uca nkabandanya ndondera umugore wanje kandi ndabyizeye ntibizorengeje ntaramubona. Yewe ntuhangayike. Wena urari wanjye urambwira uwo mugore wawe maze ndebe ko wenda naba munsi. Kandi nubwo ntamumenya, wambwiye ko ateye natumiza inama y'igitaraganya mu mudugudu ukareba ko wamubonamo. Urakoze cyane gose muzehe.